twagiye oya nta kibazo turi ku baganga cyangwa abapfumu bajya baduhisha ibintu byinshi cyane ntabwo tumenya ibintu biba mu gikari cyabo. Uyu munsi wa none reka tuyite Gitumo, tukikubagwa Gitumo tumenye ngo niki kibera mu bikari byabo. Weho inzira siriya si utubwiye tugiye guca ukwacu turarugurara imbere sibyo siko bimeze. Okay, ca hariya ngiye guca hano cameraman witsimbe hariye aba bafite abasekirite ntabwo byoroshye ndagaca ntabwo byoroshye abapfumu baba ahantu hari ibishanga kuki bundi baba ahantu hari ibishanga bya cyangwa hari ibintu by'ibihuru. Okay, twagiye oya nta kibazo turi kumwe mwagwaye 500 kuri telefone yaje kureba bwa butunzi wanyemereye. Usanga tudahari bakwakiriye neza mwana wacu bakwakiriye neza Nta kibazo banyakiriye neza. igikoresho nagutumira gifite fresha ntago arasukamo ari gupfundura ntago byoroshye gupfundura kano gacupa. yako ntabigira vuba gira vuba mwana upfundure neza kireko ubwo butunzi buboneka nyamwe kubitangaza bigiye kubera sha. Aha muga yamaje gusukamo mwana wacu yego ngaho usaba ababyeyi icyo wifuza Shaka mu madolari. kurama rwose yabari yakuremo yose Wamfashije. shira uraba rukira hanga turebe mana yanjye mana we kana uri kwifata neza Nyegere ntago biri Yes, ibihe byiza mwe mwese mwabasha gukora subscribe, like, share na comment ku Karubanda TV ndetse na Igo ITV manota. Nizere ko mezera cyane aho hose mu cyo bigiye bitandukanye amajyepfo amajyaruguru basaza ndetse n'uburengera bwaryo. Nizere ko meze neza cyane. Mwakoze subscribe utare Qur'an ko kabi. Aka kanya ndi mu murenge wa Rubavu mu karere ka Rubavu mu kagari ka Bushengu mu mudugudu wa Bushengu cyangwa mu kagari ka Gikombe. Gatutegereza umuntu araje muri uyu munsi wa none twashatse kujya mu ntara gukora ibigiye bitandukanye. Ni giti tepa songa cyatandatu asanamubere ibishambire byabaza mutabademu cyangwa kananiye abagugunye. Meze fresh nabatindije. Wadutindije twahageze kana abamotari baduparitse hano kwa ari mashuri sinzi ko numvisha bayita hano batubwiye ngo akagari bakita Gikombe Muri hangana habayemo ikibazo. Byagenze gute Habayemo ikibazo mu muhanda. Yego. Twigira imbere kugira ngo duhunge urusaku rw'imodoka kugira ngo tubashe kugira ibyo tuganiraho gatoya. Umeze fresh? Meze neza. No kuvuga ngo nahanga turi buye cyangwa nahandi hantu turi buye. Ni imbere gato. Imbere gatoya. Kamera ubwo nyine baza gukatinga twinjire mu modoka tugende batugeze aho tugomba kugera uno munsi. Twagiye. Ndabona hano dafunguka kaninjira hano ruguru. Yes, bakunzi bacu mudukurikiye akano kanya ndi kumwe n'umukobwa nkuko mwabibonye twamutegereje umwanya utari mutoya cyane aho abamotari baduparitse niho twahagaraye tumutegereza ari mu modoka. Kano kanya tugiye kugenda tuganira mu modoka atubwire imva n'imvano y'icyatumye aduhamagara uno munsi wa none. Ndongera nkubaze ngo umeze fresh? Meze neza. Uno munsi waduhamagaye n'urugendo tutadwoboke kuva i Kigali kuza hano i Rubavu nawe yabyoroshye kuhagera kuko n'amasaha agera muri 5 cyangwa 6 bitewe n'ikinyabiziga wagiyemo. Bimeze bite uno munsi wa none n'iki cyatumye duhamagara kano kanya? Meze neza cyatumye mbahamagara ngiye nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Nkorera muri Kongo ariko ibyo nkora nago ari ibintu bihambaye cyane kuko ni ubucuruzi nyine namwe murabyumva. Ariko naje kujya kuri YouTube yego mura n'umuganga ariko mbona nimero ye. Abaganga bandi bita abapfumu se cyangwa
ni ba muganga yego niko babita ko njye namwita umuganga yego ambo naje kujya kuri YouTube nsangaho nimero ze ariko bitewe n'ibikorwa yakoraga ntabwo naje kumuhamagara uwo munsi nimero nyikura kuri YouTube. Wagira ngo banze ushishoze se ibyo akora niki cyatumye udahita umuhamagara ukimara kubona ibyo ayo video wagiye atandukanye wagiyaga ubona buri munsi nagiraga amanzi nareba ibyo akora naje gusanga aho ibintu byinshi impumyi naje gusanga avura impumyi ababyeyi babuze urubyaro avura inyatsi kuko nanjye mfite ikibazo cy'inyatsi yego kuko ndakora nibigende n'ubuvuzi bwinshi naje kumubonaho nicyo cyatumye umuhamagara yego ikibazo cyawe cy'inyatsi yego kandi ntabwo nahise muhamagara uwo munsi nimero ye nyibona yego ko namanjije ntategereza igihe gishika mu mezi 3 wari ugifite ubwoba se byayenze gute mbo weho hashize igihe kirekire ugitegereje ngo uhamagare sikoze kano kanya ufite ikibazo cy'inyatsi yego nkuko ubitubwiye kano kanya ubu ngubu uri kwerekeza kugira ngo se aguheze ubwo butunzi akuvura iyo nyatsi niki nyamukuru kitujyanyeyo no kugira ngo amvure iyo nyatsi amereze n'ubutunzi wowe ukimara kumvugisha byayenze gute nyimara kuko twavuganye kuri telefone musobanura ko ngira ikibazo cy'inyatsi nakora ni ansaba ifoto ndayimuha ndangije arambwira ati ntabwo kuko ntabwo yigeze nsaba umubare w'amafaranga yansabye kuba mbese mfite angaye kuri telefone mfite ibihumbi 500 nandarengaho hejuru yego ndayamwoherereza ugira ikibazo tuyamwohereza mutanaziranye cyane rwose kuko naje kuri YouTube hari abantu yaherezaga ubutunzi ntazi ariko abenshi twagendaga tuvugana kuri telefone bakambwira ati nta kibazo ko ari we yigeje gufasha umunyamahanga uturutse hanze yego okay kikiganira kibonye nanjye ndangije ubwo nayamwoherereje ijambo nyamukuru rero n'impamvu nabahamagaye twagiraga ngo ngewe impamvu nabahamagaye twagiraga ngo tujyane akaba wenda ashobora kuba yarambeshye cyangwa iki nese muri icyo gihe nta bintu nigeze akubwira ngo ukore kuko hari abenshi tujya tubona bakora ibintu badahari hari ibyo yambwiye ngo nkorere mu rugo mu bintu yakubwiye ukora hari na kimwe wigeze ukoramo oya byayenze gute nagize impungenge ziteye gute zo kuba ashaka kundya nk'amafaranga cyangwa n'ibyo yambwiye simbibone niyo mpamvu nabahamagaye uyu munsi wa none waduhamagaye kugira ngo tugende turebe ibikorwa bibera iwe cyangwa n'ibyo yagusezeranyije ko biza gucamo yego ufite icyizere kingana iki ko ibyo bintu biza gucamo ndagifite 100%. kandi waranze gukora ibyo ukorera mu rugo yakubwiye impamvu nabahamagaye yanyemereye amafaranga menshi ejo n'ejo bundi ubuyobozi budatangira kwibaza ngo amafaranga yego watubwiye ko ukora ubucuruzi bwambukanya imipaka ayo mafaranga yaguha mu manyarwanda na abanyamerika ni mu buhe bwoko amafaranga yaguhereza ntabwo mbizi yego katire tubiteka amaso turebe ibihabera turebe uko byifashe ubundi cameraman nyamuneka ibintu biza kuba uze kwifata neza fresh ndakeka twageze ari gusaza yego okay tuvemo tugende turebe uko bimeze none se nagana he kuri iyi nzu yego ukuntu bimeze rero sibyo akenshi abaganga cyangwa abapfumu bajya baduhisha ibintu byinshi cyane ntabwo tumenya ibintu biba mu gikari cyabo uyu munsi wa none reka tuyite Gitumo tukikubagwa Gitumo tumenye ngo niki kibera mu bikari byabo weho inzira siriya si utubwiye tugiye guca ukwacu turarugurara imbere sibyo
siko bimeze okay ca hariya ngiye guca hano cameraman witsimbe hagiye aba bafite abasekirite ntago byoroshye ndagaca ntago byoroshye abapfumu baba ahantu hari ibishanga kuki bundi baba ahantu hari ibishanga bya cyangwa hari ibintu by'ibihuru nima hariya ndi kubona bameze nk'aho bari gutunganya imiti nima hariya ntago byoroshye okay witonde cameraman wihangare witsimbe ku buryo iyo kamera bataza kwimena imvura irimo iragwa ariko turaza kubigendanamo neza ruzungu gatanu ku kuri subscribe nyamuneka kugira ngo tubashe kubana mu biganiro byacu bya buri munsi ndabona gucana imiti cameraman bereke irahene barayibuka baza gushimira ndabibonye niho koko baza gushima kuri sawa sho mubyibuke ihene niyo bazanye koko soza gutunganya imiti kamana bifate okay twagiye oya nta kibazo mayi turi kumwe ntugire ikibazo turi kumwe meze bite se uri mu bitese ubungu ndimo ndacana umuti amayi nka data uri gutunganya imiti ya muganga okay muganga se arimo ubungu oya muganga ni mukanya mwamubona ako nawe katurebe kadukomanga twumve no komanga nyamuneka ningeweho niho nyiri bikorwa muraho yego amakuru se yego muganga araretse ko ariwe twashakaga mayi hatatu bambaye impu tugana muganga ahantu hateye ubwoba tuvugana na muganga gute se mpamagaye kuri telefone ubwo ese nta n'umutweretse ufite nimero yose okay muhamagara wumve rero tagaswe fata kano kantu mbonye akanyamasyo nabaho do ibintu biteye ubwoba do n'akanyamasyo kamana ugafate neza uzumu do mana yanjye hano n'umuriro nguyu shaka ibintu byo kwa muganga rwose kiraho parere twumve ala ni wa mukobwa yego wakoreje ifoto kuri WhatsApp mwagwaye 500 kuri telefone yaje kureba bwa butunzi wanyemereye usanze tudahari bakwakiriye neza mwana wacu bakwakiriye neza nta kibazo banyakiriye neza igikoresho nagutumye uragifite ese umuntu uri kumwe n'abandi bantu ni bande umuntu uri kumwe n'abandi bantu ni bande ni abanyamakuru kuki wahamagaye abanyamakuru mwana wacu umukobwa wacu oya nta kibazo muga tuba tugira ngo tumenye uko ibyo bintu mukora ari ibyanyabyo kugira ngo tugere n'ibyo dusobanurira abadukurikiye yego musanze nahari nagiye kuvugana n'ababyeyi mwese ubwo butunzi yarakeneye arabubonara udahari ngiye kumufasha nubwo ntahari ngiye kumufasha apfa kuba yageze ku butaka bwera murakoze cyane reka dufite amaso turebe nafata icyo gikoresho namutumye ikindi kukibona ari igisorori yego afata iyo puderi ayipudure ayisuke mu gisorori ngo fata iyo puderi isuke mu gisorori terekana kamera bifate neza ahantu haba hateye ubwoba hari impu isuka mu gisorori vuba batinza muganga abafite abantu benshi bo kwitaho buriya ntawamenya yego ntazunguze inshuro eshanu ntabwo arasukamo ari gupfundura ntabwo biba byoroshye gupfundura kano gacupa yego ntabigire vuba gira vuba mwana upfundure neza
tureko ubwo butunzi buboneka nyamuneka ibitangaza bigiye kubera hano sha aha muga yamaje gusukamo puderi yose napfundikira zunguze inshuro 5 aravuze ngo pfundikira nguzunguze inshuro 5 ana yanjye banabo amagambo aravuga ngo gutungana n'ukwanyu babyeyi ni mugenera ubutunzi abyibije icyo uvuga avuze ngo gutunganirwa n'ukwanyu mungenera ubutunzi babyeyi abyumvishe ko uza kubivuga urazunguza inshuro 5 hagarara bikore neza tutaza kubura amafaranga kuko yageze ku Gicumbi nafate kuri iyo puderi asige kuri muzehe tumukesha ku kanyamasyo fata puderi usige kuri ku kanyamasyo usige kuri amutwe mpaye kamera bifate neza rakanyamasyo ngaka ibintu biteye yabikoze bana nagara bikora tugiye kubikora mubyeyi twabikoze yaramaje kugasiga ku mutwe nkuko wari ubivugiye niyongera apfundikire aterekeho icyo gisorori umupereze mvugane namwe ngo mpfundikira hanyuma ugaterekeho igisorori ariko kubumva nabikoze umwana wacu yego ngaho usaba ababyeyi icyo wifuza nshaka mu madolari ngaho reka guhe umusaza muvugane ababyeyi gutungana n'ukwanyu ngo muvugane n'umwana wanyu ndabumva neza ubutunzi urabuhabwa mwana wacu kandi wabwemerewe ubutunzi urabuhabwa kandi wabwemerewe mwana wacu usanze muganga twamujyanye kwakira abandi murakoze kubera icyo ushaka ubutunzi mu madolari mwana wacu niko nkorera ubucuruzi bwambukiranya imipaka muri Kongo yego ngaho ukora ikimenyetso cy'umusaraba uvuga yuko turahira ko uzajya usenga ukubaha Imana ugakora imirimo y'amatorero ugafasha abatishoboye imfubyi n'abapfakazi yego ngaho ubutunzi turabuguhaye ngaho ufungura mwana wacu tereka imbere yawe ufungure mwana ku kanyamasyo utereka imbere yawe ufungure witonde mwana wacu muganga atanze imbere yawe ufungure witonde ubutunzi mu madolari kabama ibintu bifate neza ibi bintu n'ubwa mbere bari ku isi babe n'ijya mbona babivuga ariko singabona aho batanze amadolari fungura turebe Yesu mwami muga twayabonye kuramo yabara turebe kuramo rwose yabari yakuremo yose turebe wamfashije shira urabara ukira hangaha turebe mana yanjye mana we ntabwo ari kwifata neza mwegere ntabwo biri ubutunzi wabubonye ubutunzi yabonye muga yabonye pe nta madolari ese ko wazanye agakoresho gatoya mwana wacu wabitembere ngo ukiri mubyeyi ko wazanye agakoresho gato wabiteje arajyamo umubyeyi ukuramo akanode kamwe ukarambike ku kanyamasyo andi yose yamare uyashyire ku gikoresho cyawe utahe shyira ku kanyamasyo hejuru harya muga akanyamasyo watubwiye ko gasobanura iki n'itsinzi y'abapfumu bose n'abavuzi gakondo bo mu Rwanda mwana wacu hirya no hino aka kanyamasyo ni intsinzi y'abavuzi yego niwe tubana imbaraga bakugakokana dusimbura twebwe ababyeyi okay ihamika iyo note yagusabye ni hano yabare turebe rero yabare turebe amafaranga ibi ntabwo byoroshye pe baraye amafaranga yabare we mana yanjye rero amafaranga nese muga yego bana banjye yego
bakabumva. Muga tugize amatsiko utanze amadolari n'ibyo hari n'abajya tubona batanga n'amanyarwanda. Ese ubundi ubu butunzi utanga hari abo bugenewe n'abo butagenewe? Yego kubera ko impano atari iya buri wese, hari abagira impano y'ubuhanzi, hari abagira impano y'ubucuruzi, hari abagira impano y'amashuri, hari abagira impano yo kuyobora. Buri wese impano ye ntizamurwa, cyangwa buri wese impano ari amafaranga mbona bisigaye byaranabaye saa yangwe kuko hari na benshi basigaye bahamagara ngo babariye amafaranga n'abatekamutwe bakayagarurizwa kubera ko baba babibye. Uzajya yiyitirira bakamushuka ubutunzi, abahamagara bazajya agira ibimenyetso babaza mwabibonye, tuba turi bugufi bwanyu tukamanaho imyuka mibi tugacana imiriro. Ahandi kwa muganga none se nk'iyo umuntu n'ikibazo naringize ni nk'iyo umuntu ashaka ubutunzi adafite impano y'ibyo byose yagiye uvuga hejuru bigenda gute? nta muntu n'umwe utagira impano ku isi, tureba impano ye afite akaba ariyo tumuha. None se muga hari abantu bakwiyitirira ugasanga bariye amafaranga y'abantu benshi cyane, benshi ugasanga nabo tuvugana barimo kurira ngo hari abantu badutuburiye badurya amafaranga yacu ntibadukorera ibyo batubwiye. Ubu urabavugaho iki? Ubonye akampamagara ubutunzi bwe ndabumusubiza, amafaranga bambwite ndayamusubiza, kubera ko nta kibuze imisitanza kuzana Bibiliya irabivuga, ahubwo ubizana ntimuzabona ishyano. Nese muga namwe mujya musoma Bibiliya? Yego turasenga, abariho bazi ko bazapfa, abapfuye bazi ko bazazuka, dutegereza umuzuko twese kandi kugira tuzuke tuzabanza dupfe, isi isigara ari ubwishyu. Nese bivuze yuko ibyo mukora mikura kuri Bibiliya rero? Natwe turasenga, niyo mpamvu uwo mukobwa mwongere mumusubize ajya asenga yubaha Imana, icya cumi n'amaturo mu nsengero kuko asanzwe asenga. Ari mu byishimo byinshi cyane yarasetse. Mara ngiye kurangurira amakontineri noneho hari muvugisha muganga. Amaze kubara nabare vuba nakira abandi. Yego mubyeyi. Barawihuta. Wibuke ufashe imfubyi n'abapfakazi, abakene n'abatishoboye. Nzabikora mubyeyi. Ubyibuke kandi ubyubahirize. None nabakopera tugasoza tugataha. Kandi murakoze mubyeyi, nabashimiye. Yego. Nese muga watwemera byibuza kino kiganiro dukoze tukaza gushyiraho nimero yawe? Yego muzayishyiraho nta kibazo. Ubwo uyu mukobwa araza kuyiduha tuyishyireho? Araza kuyibaha muyishyireho nta kibazo. Ntabwo turabeshye korokeri. Abatwiyitirira bazabona ishyano, abatanga impano abiyitirira gutanga imbaraga badafite bazabona ishyano. Hari abantu bari hanze y'igihugu batari mu gihugu imbere indani, kuko wenda nk'uyu nguyu nubwo akora ubucuruzi hanze y'igihugu hanze y'u Rwanda, hari abandi baba bari hanze baba bakeneye gukorerwa ibitangaza nk'ibi ngibi biba bibaye. Aka kanya hari ikintu wowe wabafasha? Aho umuntu ari hose tuvura indwara nyinshi zitandukanye, tugaruza n'ibyibano uwo bahemukiye, uwo baburiye tumusubiza umugisha we aho waba uri hose. Nubwo mubonye ahageze tudahari, twari twamusabye kuguma ahari akabikorera iyo ngiyo yari ari. Ngo yagize impungenge niko twaganiriye. Impungenge yagize zari n'ubusa, yarasiranye cyane. Noneho rero aho uri hose turamufasha no kuzamurira ubutunzi kuko mwabibonye uko ubutunzi bwe buzamutse aho uri hose. Igikoresho ufite turacyifashisha tukakuzamurira ubutunzi. Okay, none se akabazo kandi naringize, hari abenshi cyane bagiye batandukanye usanga bafite nk'ubutunzi ariko bakaba bafite cya kibazo bita inyatsi. Ubusaka kandi tubwizere ko umuvuye inyatsi aya madolari azayakoresha neza akamubyarira umusaruro. Yego nabanje kumuvura. Nese kumuvura kuko yanyoherereje ifoto ye. Ndamuvura mugenera ubutunzi agira impungenge. Naramubonye ntagenda atukanirwa. Muganga mubwiye akamaho dukeya nanjye. Ubu nayanjye. Muga ntabwo yambaho dukera. Nagenda tuganirwe niba yamaze kuyabara dukubira tukakira abandi.
yamaje kuyabona mubyeyi murakoze cyane sinavuga ko gutungana ni ukwandi ukagenda tugatunganirwa gutunga no gutunganirwa ni ukwanyu mubyeyi. ikawa ugenda utunganirwa mwana wacu. murakoze nanjye mpaho rero maho nanjye nereka abadukurikiye mana yanjye ntabwo byoroshye cyane n'ubwa mbere ntabwo biba byoroshye cyane kuba umuntu yahabwa amadolari ariko ni igitangaza kibaye tutari twiteze. Hari igihe abaganga benshi cyane bakora ibintu bigiye bitandukanye usanga babeshya abantu bakarya amafaranga yabo nyamara ntibabakorera icyo bavuganye. Kuri uyu munsi wa none njyewe dore amadolari bampaye mwese muyareba se nizere ko nawe utari kubire kanama yafate neza yafate mana yanjye nababeshye amadolari nubwo amenya akozeho ijana. Sister uri kwiyumva gute kano kanya? Umva nishimye ariko ntabwo nabivuga ngo mubyombe. Ariko mu kucuruzi wagenda gukora wabonaga harimo ikibazo cy'inyatsi nizere ko kuri uyu munsi wa none byakemutse. Ndagisezeye habe ariko wibuke gukora ibyo muganga yakubwiye ngo ufashe imfubyi n'abapfakazi n'abatagira iyo baba muri rusange kandi wibuke kujya gute guseka yakubwiye ngo ukore ikimenyetso cy'umusaraba. Urakoze cyane. Bigiye bitandukanye mugane uyu muganga abafashe akora byinshi bigiye bitandukanye. Mwabyuka mu minsi yashize hari ihene bazanye baje kumushimira ni bimwe mu bintu bazanye. Murabyibuka mu minsi yashize hari bimwe mu bintu bazanye mu byo gushimira uyu muganga. Nayo uyu munsi wa none navuga nti abaganga hari byinshi cyane bagenda badukwepa badukinga n'iki nzi nyuma ndabatungura mpageze nsanga bari gucana imiti bigiye bitandukanye. No kuvuga ngo mu minsi yashize ari murabyuka kuri sawa show mugiho murebe hari hene bazanye baje gushimira uyu muganga. Uyu munsi wa none naje bampaye amadolari ninde warafata amadolari ahembwe ku nkuru imwe yakoze itandukanye. Sitakoze kumpamagara niba utanugiye kiri kibazo ngiye uzahamagare pe nzaba ndi tayari. Nyamure mukore subscribe ngero rya rikite pasi cyonga cyatandatu akanza babere bishambire byabuze amavuta y'abademu cyangwa kananiye abagurnyi Imana ikomeze kubarinda. Ciao ciao.